abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 200 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abaturanyi ba Veronica na Musafiri bagiye kubasura bakababura. Ese ko Musafiri yaramaze igihe arwaye, we n'umugore we bari bagiye hehe? Fideli we yari yiyemeje kujya kwiga gusoma no kwandika kugira ngo mu gihe cyo gusezerana imbere y'amategeko ku murenge hatazagira umucishamo ijisho. Naho Gakwandi we nyuma yo gufashwa n'umushinga dufatanye urumuri agakira ibikomere by'amateka y'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, yarahindutse ndetse yemerera mushiki we Forumina ko azatumira abaturanyi be adashingiye ku mateka bakamufasha kwitegura ubukwe bwa Kampire. Ese koko ibyo Gakwandi yiyemeje azabishyira mu bikorwa? Reka mbareke mukurikire igice cya 201 cy'ikinamico Shira Impumu. Ese Zawa, cyagiye ko twaje gusura umuryango wa Veronica na Musafiri tugasanga ntabahari, nta kanunu kaho bari bagiye. Ego komana, uzi kutakimenya inkuru w'amaho? Simpe neza Zawa, byagenze biteze. Burya cyagiye tubasura tukababura. Veronica yaramaze iminsi mu bapfumu, yaragiye kuvuza Musafiri ngo baramuroza. Mana ishobora byose, ejo bundi sibwo twabafashije tukabishyurira mituwelira. Uzi ko aho mbimenye nabibwiye umujyanama w'ubuzima akabasura, yapima Musafiri agasanga arwaye malariya. Nukuri birababaje Zawa, muri iki kinyejana ko umuntu ararwara aho kwihutira kwa muganga akajya mu bapfumu. Wahora n'iki ku bwenge buza ubujiji buhise? None se ugira ngo iyo tutabimenya ngo tubibwire umujyanama w'ubuzima ajye kubasura, ugira ngo Musafiri ntaba yaraduciye mu myanya y'intoki? Ariko rero mu nteko z'abaturage ibintu nabyo tugomba kujya tubivugaho Zawa. Abaturage bagakangurirwa ko igihe cyose umuntu arwaye agomba kwihutira kujya kwa muganga cyangwa se akagana umujyanama w'ubuzima umwegereye. Ariko w'amaho, uretse imyumvire mibi y'uyu muryango, hari umunsi batabitwigisha. Erega kwigisha ni uguhozaho Zawa. Iki ni ikigaragaza ko hashobora kuba hakiriho indi miryango imeze nk'uyu wa Veronica na Musafiri. Niko rwe, mbwira ababyeyi nyaboneka begerane tuganire. Ese ugira ngo umugizi ntitubonye? Reka nze rwose mbabwire bazamuke. Gakwandi we, bira Safari yegere hano haruguru tuganireye. Reka nzane n'ababyeyi ndabona basoje gutera intabire. Zawa, gwina tugende twumva icyo giti fatubwira. Cyakora umuryango wa Veronica na Musafiri tuhaye umuganda pe. Iyi sambu kuyihinga byari kuzabatwara amezi nk'5. Erega ibi ni byiza bya Karabu dufatanye urumuri. Buryo twishyize hamwe dufatanya no kwishakamo ibisubizo. Mwegerane badi, mwegerane tuganire. Kabana weza niyo shuka igira haruguru tuganire. Murakoze cyane banyamuryango ba Karabu dufatanye urumuri. Kuri iki gikorwa cy'umuganda tumaze guha umuryango wa Musafiri na Veronica. Nk'uko mubizi, Musafiri amaze iminsi arwaye malariya. Ibi bikaba byaratumye umuryango urarihinga. None se w'amaho, Gitifu ntabwo azi ko bagiye no mu bapfumu. Zawa, nakuyamye mbabarira agabanya amagambo yawe. None se ugira ngo nibanga, kuri aka gasozi ntawe utabizi. Muceceke dukomeze. Nk'uko mubizi rero, turi mu kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Uku kwezi k'Ukwakira ni ukwezi Abanyarwanda mu nzego zose bahamagarirwa kwisuzuma,
bakishimira intambwe imaze guterwa mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa, bakaganira ku nzitizi zigihari, ari nako bafatira hamwe ingamba zo gukomeza gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, aho niho. Ndagira ngo kandi nongere nshimire abagize club dufatanye urumuri kuba muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda mwariyemeje kugira ibikorwa mukora byo gufasha abandi. Igikorwa nk'iki cyo gufasha mugenzi wanyu gishimangira ubumwe bubaranga. Nkaba rero nabashimira kandi mbasaba ko mwakomerezaho, umusanzu wanyu ni ingenzi mu kubaka igihugu. Murakoze cyane banyamuryango ba club dufatanye urumuri. Nk'uko Gitifu amaze kubitwibutsa, turi mu kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Nk'abagize club dufatanye urumuri, muri uku kwezi hari imihigo twihaye. Ndabona uw'amahoro azamuye akaboko. Reka tumuhe akanya twibutse. Nk'abagize club dufatanye urumuri, muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, twiyemeje gutanga ibiganiro mu mashuri abanza n'ayisumbuye, tukigisha abakiri bato amateka y'igihugu. Uw'amahoro arakoze cyane. Ndabona Kampire nawe ashize akaboko hejuru. Murakoze cyane kumpa ijambo. Undi muhigo twihaye nk'abagize club dufatanye urumuri ni ukuganira no kurebera hamwe imbogamizi zikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, tukanazishakira ibisubizo. Kampire arakoze cyane. Ndabona na Rwema azamuye akaboko. Reka tumuhe umwanya twibutse undi muhigo twihaye. Nk'abanyamuryango ba club dufatanye urumuri, undi muhigo twihaye ni ugusura abagenda bafungurwa, tukabaganiriza tukabafasha kwisanga mu muryango nyarwanda. Rwema nawe arakoze. Ndumva imihigo twihaye twese tukiyibuka. Iki gikorwa cy'umuganda twakoze uyu munsi akaba ari kimwe mu bikorwa twiyemeje kuzakora muri uku kwezi dufasha abantu batandukanye. Aka kanya rero nimunyemerere twakira umuryango wa Musafiri na Veronica nabo batuganirize. None so amahoro. Musafiri agiye kutubwira iby'uburwayi bwe. Ariko se wabaye uteza wateze amatwi tukumva ibyo atubwira. Ariko disi malariya yari imuhitanye, urabona ukuntu yananutse. Sawa, cicikariku. Murakoze cyane kumpa aka kanya. Mu izina ry'umuryango wanjye ndagira ngo mbashimire cyane ku gikorwa cy'umuganda mwaduhaye. Nk'uko mubizi, mu minsi yashize narwaye malariya impeza mu nzu. Mu gihe abandi bahingaga, njye nari naraheze mu kirago. Najyaga nicara njye n'umugore wanjye Veronica, tukibaza ikizadutunga mu minsi iri imbere kikatuyobera. Tukaba twongeye kubashimira nk'umuryango uburyo mwadutekerejeho, mukaba muje no kuduha umubyizi. Murakoze cyane. Musafiri arakoze cyane, reka tumushimire. Nk'uko ari umuco mwiza usanzwe uturanga, reka nsaba urubyiruko rurimo Karinganire na bagenzi be badushyirireho morali. Duharanira ubudaheranwa ubumwe n'ubwiyunge Abanyarwanda dukeneye. 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 Rwanda gihugu cyacu, Rwanda rw'amahoro, uri ingobyi yaduhetse gahora n'ijabo. Tuzaharanira iteka kuguteza imbere, tuguhesha agaciro imbere y'amahanga. Abashaka kudutoza amacakubiri, ipfundo ry'ubumwe bwacu ribabera insobe. Duharanira ubutabera, ubumwe n'ubwiyunge Abanyarwanda dukeneye. Duharanira ubudaheranwa ubumwe n'ubwiyunge Abanyarwanda dukeneye. Basogokuru bacu bari batuje, basangira byose ntacyo bahishanya, bahana inka bagahana n'abageni, maze mu misango bakisanga. Uwo muco w'urukundo tuwuharanire, tuwutoza abatoya bawubyirukane. Duharanira ubudaheranwa ubumwe n'ubwiyunge Abanyarwanda dukeneye. Duharanira ubudaheranwa ubumwe n'ubwiyunge Abanyarwanda dukeneye.
Wiriwe Karengane. Wiriwe Ndo. Umeze ute se mani? Shani ibisanzwe. Nyine ni amakuru ze. Cyagiye twara abantu benshi, buruko nkubaza ibyawe narise. Ibya rese reka tubireke mani. Muri iyi minsi nabonye hagati yawe na Muhire harajemo agatotsi. Byose satararisi wabiteye. Nyamara wambwira nk'inshuti yawe nkakugira inama. Ngira ngo urabizi ko ari sarishiri wanjye kandi tukaba tumaranye igihe. Ibyo sinaha hari umuntu utabizi. Muri iyi minsi rero yagize igitekerezo cyo kujya kwiga gutwara imodoka nuko nsaba ko namufasha nkamwishyurira. Ukamwishyurira amafaranga yose si? Rwose yansabaga ko nayamwishyurira yose. Yari hafi mu 200,000. Yamaye nka data. Ayo mafaranga yose wayakura muri iriya butike ukazongera kubona igishoro. Narebye nsanga ari amafaranga ari menshi ntazongera kwegura umutwe. Ese ko we na Gatesi bamaze imyaka 2 bakora ibijyanye na saro, ubwo we yarayabuze? Sha nanjye nacyabyibazaho. Ubonye yambwira ko afite make nibura nkamwongereraho. Ubuse tuvuge ko imyaka 2 amaze akora atigeze yizigamira. Sha ni hatari muvandi. Menya ari bimwe bita gukura ibyinyo. None se ubwo niba utarayamuhaye ko nabonye yatangiye kwigubwa amafaranga yayakuye. Ubwo se nyine hari icyo utumva. Ariko se Muhire karibwo agitangira umushinga we, ayo mafaranga yahita yabona. Umva Ndore nawe ra. None se ntiyikorera. Ariko reka ibyo bintu tunibivemo. Umva rero nk'umuntu w'inshuti yanjye inama nakugira. Ngaho mbwira nkoteze yombi. Gose urabizi Muhire n'inshuti yacu. Arise ntazabateranye. Nyine urabyumva kubabara ntibyabura, ariko ubundi ntabwo ari se yaduteranya mani. Ikindi kandi buri ushobora no gusanga ibyo dutekereza atari byo. Ubwo turashaka kuvuga iki Ndo? Ushobora gusanga ari amafaranga yo kwiga imodoka yarayakuye ahandi, tukaba tubeshyira Muhire ko ari we ubyihisha inyuma. Kandi urumva Muhire ntiyabona umukiriya ngo amusubize inyuma, ngo nuko muri inshuti. Shatse akoze ibyo uvuze ndakugarukiye Ndo. Urumva yuko undi umuntu uramufuhira, ariko kuva icyo gihe yansaba amafaranga nkayabura, ntabwo ndongera guhura na Arese ngo tuganire birambuye. Nukuri nk'umuntu mukundana, uzashaka kanya umuganiriza umenye ibyo ari byo. Sha Ndo kora hamwa, uri umuntu w'umugabo. Oya humura bizagenda neza. Niko sheri, kuje kundeba untunguye n'ubuhoro? N'ubuhoro da. Uziko za invitation zanshiranye. Ubwo se ntibidusaba gusubira i Kigali gukoresha izindi? Yewe, ndabona nanjye ariko biraza kugenda. Ahubwo se sheri, ubu nta muntu dushobora kuzahuriraho ugasanga tumuha invitation ebyiri. Ariko uzi ko ari byo. Hano mfite ikaye irimo urutonde rw'abantu ngomba gutumira, biradusaba ko twicarana tukarebera hamwe ko atari inshuti duhuriyeho. Izo nshuti duhuriyeho wazazimpariye. Uzi ko nta muryango ngira ndi imfubyi. Hari ikibazo se byombi by'umudende n'umunezero? Humura rwose ntacyo nakwimanya ifite. Urakoze cyane sheri, ahubwo nari mfite ikibazo. Icyo kibazo se mukunzi? Maze iminsi nibaza uko tuzatumira club dufatanye urumuri. Buriya twese ubwo ariho tubarizwa ntitwazabaha invitation imwe. Ariko n'ubusanzwe niwo muco dusanganywe. Umuntu wese ufite urubanza aradutumira, umuyobozi akazasomera ubutumire mu nama rusange y'itsinda. Njye nkunda uburyo abagize club dufatanye urumuri bashyira hamwe. Iyo hari uwagize ibyago cyangwa ibirori, usanga babigize ibyabo bakamuba hafi. Buriya zimwe mu ntego za club dufatanye urumuri nuko nta muntu ugomba kumva ko ari wenyine. Yaba ari imfubyi, yaba ari umupfakazi, mbese buri wese aba agomba kwiyumvamo mugenzi we nk'umuvandimwe. Ni ukuri pe, ndi umugabo wo kubihamya. Veroni, club dufatanye urumuri ntako itagize pe. Ubu si yo tutabagira ngo baze kuduha umubyizi, ntitwari kurara ihinga. None se sibyo nakubwiraga ngo ze twifatanye n'abandi ntunyumve. Ariko rero nawe wanyumva, muri uyu muntu ugifungurwa abakeneye abantu bamuba hafi. Ariko rero nari mfite igitekerezo. Ikihe gitekerezo se mugore mwiza? Ubwo utangiye gutora agatege numara gukira neza, uzareke twicare dutekereze ku mushinga wadufasha kwiteza imbere. Dore nahakura aka gasozi nitwe twahindutse iciro ry'imigani. Reka mari koroherwa neza tuzareba icyo dukora. Abagize club dufatanye urumuri bakomeje ibikorwa byabo byahariwe ukwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Naho umuryango wa Musafiri na Veronica nyuma y'igihe kinini babana mu makimbirane, noneho biyemeje gusenyera umugozi umwe bakiteza imbere. Ese ibyo biyemeje bazabishyira mu bikorwa? Ntuzacikwe n'igice cya 202 cy'ikinamico Shira Impumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 85 64 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 Ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shira Impumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse.
Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.